Ndabasuhuje kandi mbifuriza kugira amahoro y'Imana, reka mbahe ikaze nanone ku bijyanye n'ibaruwa Umwami Yuhi wa gatanu Musinga yandikiye umukobwa we. Ni ibaruwa benshi bavuga ngo ni ibaruwa y'umuvumo, reka turebe impamvu Musinga yandikiye ibaruwa umukobwa we. Ibaruwa Yuhi wa gatanu Musinga yandikiye umukobwa we wabaye umukirisitu, intandaro y'icibwa rye ku ngoma. Umwami Yuhi wa gatanu Musinga byagaragaye ko atereje imikoranire n'abakoloni b'Ababiligi ubwo birukanaga Abadage mu Rwanda nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose mu mwaka w'1916. Imikoranire ye n'Ababiligi yaranzwe no kugongana cyane mu miyoborere byagera ku bukangurambaga buha uburenganzira busesuye Abanyarwanda ngo bayoboke amadini uko bashaka, Umwami Musinga akababera ibamba. Ingingo y'ubukirisitu mu Rwanda ni imwe mu zagiye zigorana kuzemeranyaho hagati ya Musinga n'abakoloni b'Ababiligi, aho bahoraga bacyocyorana mu mvugo za gikirisitu n'imyumvire gakondo ya Kinyarwanda. Umwami Musinga yagaragaje ukutemera ubukirisitu nta kurya iminwa, ku buryo yafashe icyemezo gikarishye cyo kuvuma umwana we wese uzayoboka inzira ya gikirisitu. Nk'uko amateka abitugaragariza, Umwami Yuhi Musinga ni mwene Kigeli Rwabugili Kanyarayuhi Kanjogera, akaba umwami wa 26 mu ruhererekane rw'abami. Yatwaye u Rwanda kuva muri Mutarama mu mwaka w'1896 kugeza ku wa 12 Ugushyingo mu mwaka w'1931. Yaciye agahigo ko kuva ku ngoma adatanze kuko yayambuwe n'abakoloni b'Ababiligi bafatanyije na Musenyeri Léon Classe wayoboraga Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Umwami Yuhi Musinga yashatse abagore 21, babyarana abana 43 bakomotse ku bagore 18, kuko abagera kuri 3 ntibigeze babyarana na we. Umwe mu bana be b'abakobwa yabyaranye na Kanyange witwaga Musheshimbugu, yashakanye na Rwagataraka wabaye umutware w'Ikinyaga mu mwaka w'1925, akaba umuhungu wa Rwidegembya. Ni ukuvuga ko Rwidegembya wabaye ba mwana ba Musenyeri n'ubundi yari mubyara we, kuko yari umwana wa Kigenza cya Rwakagara wari musaza wa nyina Kanjogera. Musheshimbugu uwo yavukanaga n'abandi bana barimo Munonozi, Munganyinka na Rutaganira. Nubwo Rwagataraka yari umukwe wa Musinga akaba n'umwana wa mubyara we, ntibigeze bacana uwaka kuko Rwagataraka yacuditse n'Ababiligi birenze urugero, yirengagiza ko ari uwo mu nda y'ingoma agomba guhanganira u Rwanda. Ni umwe mu batware babatijwe rugikubitwa mbere y'uko Musinga acibwa ku ngoma, na nyuma y'aho aciriwe Rwagataraka niwe wakomeje kohereza intumwa zirimo n'umugaragu we Ntacyabukura ngo ajye gukora Musinga mu ijisho, amutuka, hanyuma ngo Musinga amwice bahite bamufunga. Igihe Musinga yari akiri ku ngoma nibwo yanditse ibaruwa y'akaminuramuhini, ari na yo yabaye nyirantarengwa, igaragariza Ababiligi ko n'iyo bateka ibuye rigashya Musinga atazemera ubukirisitu mu Rwanda. Iyo niyo yatumye Ababiligi batangira kumucira ibico byo kumuca ku ngoma bya burundu. Iyo baruwa Musinga yanditse abifashijwemo na Rugenzamanzi wari umunyamabanga we, anamufasha mu buryo bwose bushoboka ngo ishyirwe mu rurimi rw'Igifaransa ngo n'Ababiligi izabagereho. Yandikiwe i Nyanza ku wa 5 Mutarama mu mwaka w'1930,
ayandikira umukobwa we Musheshimbugu wari muka Rwagataraka. Ibaruwa yarimo imvugo zikakaye zibanze ku mivumo myinshi ku mwana we wese uzahirahira ngo ayoboke ubukirisitu. Umwimerere wayo uboneka mu rurimi rw'Igifaransa. Umwami Musinga yateruye ijambo ririmo umuvumo yavumye abana be bazayoboka ubukirisitu, aho yagize ati: "Navumye umwana wanjye uwo ari we wese uzaba umukirisitu. Ntakazagire icyo atunga, azabure aburanirwe, ntagashyukwe, kandi naba ari umukobwa ntakabyare. Azangwe n'umwami wo ku isi ndetse n'umwami wo mu ijuru Nkuba. Ntakabone amata ku Mututsi, ntakabone amata ku Muhutu, azavumwe n'uwo ari we wese uzi kuvuma." Mu gukomeza guhendahenda umukobwa we Musheshimbugu n'umukwe we Rwagataraka ngo bareke kuyoboka ubukirisitu, yabakuriye inzira ku murima ko nta rukundo na ruke afitiye umwana we wese uzayoboka abakirisitu. Ati: "Nzakwanga kurusha uburozi bwishe mukuru wanjye Munana, nzakwanga kurusha Mugiga yishe abana banjye Rudacyahwa na Munonozi. Fungura amatwi yewe wumve neza. Hitamo kunkunda, gukunda ubuzima bwawe, cyangwa gukunda Rwagataraka. Ndakubwiza ukuri, nuramuka ubaye umukirisitu njye nawe ntituzongera kubonana. Umbwira icyo utekereza, umbwira ikikuri ku mutima wawe, kandi nuramuka udashatse kunsubiza nzabimenya ibyawe nkoresheje abantu banjye." Iyi baruwa Umwami Musinga yandikiye umukobwa we Musheshimbugu ntiyigeze ikoma mu nkokora umugambi yari afite we n'umugabo we Rwagataraka wo kuba abakirisitu bakabatizwa. Musheshimbugu yabatijwe yitwa Gertruda. Iyi baruwa niyo yakabuye ubukana bw'urwango Ababiligi n'abamisiyoneri ba Kiliziya Gatolika berura urwango bamwanga ku mugaragaro. Kuva ubwo batangiye gutekereza uko bamukuraho bakamusimbuza abandi, ari nabwo batangiye kuganira na bamwe mu bo batekerezaga ko baha ubwami, barimo Kayondo ka Mbanzabigwi wari mubyara wa Musinga akaba na muramu we kuko yashakanye na Kankazi ka Mbanzabigwi wari mushiki we. Hari na Rwabutogo umuhungu wa Kabare ka Rwakagara wari mubyara wa Musinga, wari umurwanyi w'abapadiri cyane kuko ni we mutware wa mbere wabatijwe mu Rwanda yitwa Rwabutogo Faransisiko. Bose bararahiye barirenga kuko ingoma yari iy'Abanyiginya nk'abagabe bayo, naho Abega ari nabo Kayondo na Rwabutogo babarizwagamo bakayibera abagabekazi. Imvugo ikakaye ivumana kandi yikoma abapadiri yangisha n'abana be ubukirisitu ni kimwe mu byabaye intandaro y'icibwa rya Musinga ku ngoma y'u Rwanda, maze barushaho kunoza inzira bazacamo ngo bamuhenanure burundu ariko nta gihungabanye. Inama yo gukuraho Umwami Yuhi wa V Musinga yateranye ku wa 11 Nzeri mu mwaka w'1931. Abakuru bari bayirimo ni Tsiriko wari guverineri mukuru wa Kongo Mbiligi na Rwanda Urundi, Voisin wari visi guverineri wa Rwanda Urundi, Kobo wari rezida w'u Rwanda na Musenyeri Léopold Classe wayoboraga Kiliziya Gatolika mu Rwanda, kugeza ubwo bamuciye ku ngoma ku wa 12 Ugushyingo mu mwaka w'1931, bamusimbuza umuhungu we Rudahigwa wafashe izina rya Mutara III. Ngiyo ibaruwa ikakaye cyangwa icyatumye Umwami wa V Yuhi Musinga yamburwa ingoma kubera kudacana uwaka n'abazungu b'Ababiligi cyangwa abo twakwita abakoloni. Mukomeze mugire ibihe byiza, mbibutsa gukora subscribe kuko ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Mugire amahoro y'Imana.